bakunzi ba Diamond TV nk'ibisanzwe twabwiye ko tuzabaha amakuru umunsi ku munsi ya Miss Rwanda. Ejo murabizi ko aribwo Miss Rwanda umwaka wa 2022 yatangiye igahera mu majonjora yatangire mu ntara y'Amajyaruguru. Nyuma y'uko abakobwa bitabiriye bamwe bagakubitwa inshuro bakavamo, abasigaye nabo bataragerwaho no kuvuga iburasirazuba, amajyepfo nabo bakomeje imyiteguro. Niyo mpamvu nifuje ko navugana n'umukobwa umwe urimo bita Karigirwa Alice uri kwitegura benikije mu ntara y'Iburasirazuba kugira ngo tumenye uko imyiteguro ihagaze. Reka tumamagaye kuri telefone no twumve ibyo atubwira nuko akomeje gukaza imyitozo ye. Reka tumamagare twumve ko telefone ye iriho icamo, turumva iciyemo, turumva iciyemo. Reka twumve ko twitaba nawe atubwira imyiteguro uko imeze. Ndabona atinda kuyifata, ariko ikigaragara cyo nuko imyiteguro imeze neza, kuko mu mafoto yampaye nabonaga rwose ibintu bishyushye, nabonaga ibintu bimeze neza rwose, arimo aritegura. Numva telefone ye icamo ariko ntari kuyitaba. Twongere tuyigerageze bwa kabiri twumve ko yadufata. Bararikira rero gukomeza gukurikira Diamond TV official, kuko dufite abantu rwose batubereye baduha amakuru isaha ku isaha, bakatubwira uburyo kibyifashe. Miss Karigirwa Alice, wiriwe? Wiriwe neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ejo wamenye ko irushanwa rya Miss Rwanda 2022 ryatangiye, amajonjora yatangiye mu ntara y'Amajyaruguru. Nizere kubizi. Yego ndabizi, nabimenye. Yego, abakobwa baritabiriye bari benshi, hari n'abatinye kujyayo. Aho we ntabwo bufite ku buryo habazatinya kujyayo? Eka ntabwo bafite. Ntabwo bufite? Yego. Harya abwira abakunzi bacu ba Diamond TV official, wiyandikishije mu iyihe ntara? Niyandikishije mu ntara y'Iburasirazuba. Ni naho uvuka? Yego. Okay, none ndagira ngo muri make tubwire imyiteguro nyuma yuko nako bamwe bavuyemo abandi bagakomeza. We imyiteguro washyizemo akaye gashya, wavuguruye iki? Imyiteguro imeze gute? Duha ishusho y'imyiteguro muri rusange. Imyiteguro rero ukuntu imeze, imyiteguro irarimbaje, irakomeje nyine nk'uko nagiyemo mbyiteguye ko I have to perform. N'ubu ngubu ndakomeje. Abakunzi banjye rero ndi kubabwira don't worry, ntabwo nzabatenga ngo mvuyemo nk'abandi cyaninye kujyamo. I'm ready kandi nzabikora neza. Icyambere ni uko banshyigikira then bakansengera. Yego, ni ukugushyigikira kandi bakagusengera. Ariko watubwira Iburasirazuba bo ni umunsi ni ryari? Iburasirazuba ni ku itariki 6 z'ukwa kabiri, kugeza ari ku cyumweru kino tujya kujyamo. Ku cyumweru kira tugiye kujyamo kigiye kuza, ni ukuvuga ejo ni kuwa mbere, kira kizaza nibwo muzaba mwagiye. Yego. Bamaze kubamenyesha aho bizabera? Bizabera Kayonza. Bizabera Kayonza? Hoteli barayibabwiye? Oya, ntabwo baratubwira, barashaka kuzaduhamagara nko kuwa gatatu. Batubwira n'ibisabwa tuzagenda twitwaje. Hari ibindi bisabwa se bababwira mugomba kwitwaza? Biba bihari. Wenda sindamenya, ariko iyo mfashe amakuru ku bandi bamaze gupafuminga, bafite banjye bari barimo. Ya nyine I guess. Ntawe se baba barajyaje kuganira nawe mu bejo batakomeje ngo bakubwire imbogamizi bahuye nazo? Oya, ubu ntabwo nigeze mvugana nabo. Gusa nyine ugenda nyine umuntu akurikirana amakuru ku yandi. Yego. Aya bakunzi bawe rero rwose nanjye ndakomeza kubabwira bitegure, natwe turiteguye twese kuri Diamond TV official. Kandi nabonye n'amafoto atworeje ari meza rwose, twabonye ibijyanye no kwifotoza byo barabirangije kwitegura. Oya, ahubwo umuntu namara kubona passion ubwo bazabona udushya twinshi, natwe barabona bitewe n'uko dutegereje pasi. Umuntu namara kurenga intara bizaba ari sawa. Azaba ari sawa cyane. Yego. Nizere ko ubuzima nabwo buhagaze neza, nta kibazo, nta nkora, nta gicurane. Haya tumeze neza. Natwe rero tukuri inyuma, reka tukwifuriza amahirwe masa, kandi ujye ugumya usangiza abakunzi bawe inkuru zawe kuri Diamond TV. Ngira ngo niho uzakomeza gucisha inkuru nyinshi zawe muri Miss Rwanda.
nta kibazo. Yego murakoze kandi mugire umunsi mwiza. Namwe mugire umunsi mwiza. Yego.